Yes guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye. Nk'uko mubibona ndi muri dashboard za mining ya P Network. Harimo itangazo rimazemo umunsi umwe twahawe na Kwa Team ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025 ku isaha ya saa 2 z'umugoroba n'iminota 23 abantu bari tayari ngira ngo iryo tangazo bararibonye. Ndagira ngo ngaruke kuri update, ngira ngo mwabonye ko na Kwa Team ya P Network yahereje cyangwa application zacu za P browser zitwemerera kwinjira muri wallet ya P, cyangwa ku buryo ushobora kuba wafata P za ukazitransfera uzohereza nk'umuntu cyangwa uzohereza nko kuri exchange runaka, cyangwa ukaba wanakinjira mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyangwa cyo kugura nka website cyangwa kwitabira muri domain. Ngira ngo mwabonye ko badusabye twese muri rusange gukora update ya application. Iyo basizemo update cyangwa iyo Kwa Team cyangwa system yasabye abapayiniya ku updating wenda nka P Network cyangwa nka P browser, byanze bikunze haba hari ibyo babongeremo nk'uko banabigarutse cyangwa banabisobanuye muri iri tangazo turi kubona no muri application ya P Network cyangwa muri dashboard za mining ya P Network. Nyaboneka abantu mutari ku mining mugerageze mu mining. Biragaragara ko abantu benshi bacitse intege muri umushinga wa P Network. Aba mining nyine ni bamwe basobanukiwe n'ubundi bazi ifaranga koranabuhanga cyangwa bazi P Network icyari cyaho. Ubona nk'abantu bagera muri 400 ugasanga ari ku mining abantu nka 50 gusa, kandi mu by'ukuri batirengagije ko iyi project cyangwa P Network yamaze kuba amafaranga, byamaze kugaragara 100%. Ntabwo ari ibintu byo kwishira cyangwa ari ibintu byo kugira ute byo guhisha. Rero mbere na mbere umupayiniya wese cyangwa umuntu wese umininga P Network ubanza ujye muri Play Store yawe cyangwa muri Apple cyangwa muri telefone yawe, ubanze ukore update ya application yawe ya P browser. Hanyuma reka dusome iri tangazo Kwa Team ya P Network yaduhaye, ngerageze kugira icyo mbivugaho nubwo nakererewe, ariko ntabwo nakerereho cyane kuba nari basobanurira bitewe n'izindi gahunda umuntu aba arimo cyangwa wenda n'igihe. Ariko ndabubwiza ukuri ko nyuma y'iri tangazo duhawe na Kwa Team ya P Network, cyangwa nyuma yuko bino bibazo biraba bimaze gukemuka, Kwa Team ya P Network muri rusange iri kudusaba nk'abapayiniya nayo ubwayo iri gukora expand, cyangwa barimo basaba umupayiniya wese kwa active wallet. Ndabubwiza ukuri ko ikiza gukurikiraho ni migration. Mwibuke ko abapayiniya benshi, umubare nyamwinshi w'abapayiniya bafite ibibazo by'amawallet. Bamwe ntabwo bari kwinjira muri wallet bikunde, hari abakiri muri tentative KYC, hari abategereje migration ya mbere twese muri rusange, kubera ko ari abantu benshi batarayihabwa. Migration ya kabiri nayo turayitegereje, migration ya gatatu na byose turabitegereje, kubera ko Kwa Team ya P Network ngira mwibuka ko yadoreje details itubwira uburyo ki byose bizajya bitangwa mu byiciro nibimara gusubukurwa. Rero igisabwa nta kindi, iyi update wenda abantu bashobora kuba batayisobanukiwe cyangwa batayumvise neza, ariko ndabubwiza ukuri ko umubare nyamwinshi cyangwa twese muri rusange abantu bari gusabwa kuzuza mainnet checklist yabo. Mainnet checklist yawe kuyuzuza nta kindi usabwa, nyine no kuzuza zira step by'umwihariko 8. Step ya mbere ukayuzuza, iya kabiri, iya gatatu, iya kane ugakora lookup, gatanu ugakora verify ya nombre telefone cyangwa nimero yawe ya telefone, gatandatu ugasinya cyangwa ugakonfirma wallet bazoherezaho P zawe, kuri 7 n'8 ugapasinga KYC. Hanyuma step ya 9 ari nabyo Kwa Team ya P Network uyu munsi wa none irimo idufashamo cyangwa irwana nabyo muri rusange nk'abapayiniya. Ari no mpamvu uri gusanga badusaba kuactiva wallet zacu zibe zizewe neza ku buryo isaha n'isaha migration yaba cyangwa nawe ubwawe wakenera gukora igikorwa muri umushinga wa P Network waheraho, kubera ko wallet yawe yaba iri verified, yemerewe kuba yakakira cyangwa
ikohereza payi nk'uko babigarutse muri iri tangazo, cyangwa ukaba wanakitabira auction domain cyangwa biriya bikorwa byo kuba wafata payi wenda ukagura nka website nka kuri ubona hari ibigo cyangwa hari ama website yagiye akererwa tuzamenya icyavuyemo cyangwa umwanzuro ku itariki 29 z'uku kwezi kwa gatanu. Update rero iyi ngiyi nta bintu byinshi ndi buyivuge kubera ko ngerageje kubicagaguramo byose cyangwa mbinyuramo. Ni iki ngiki, icyo usabwa nta kindi ni ukujya mbere na mbere ni ukuzuza mainnet checklist yawe. Icya mbere ni ugukora mining, icyo nicyo cya mbere kubera ko nkunda kwibabwira udakora mining nyine nta kintu uri kwinjiza. Iyo uri ku mininga coins ziba ziri kujyaho. Icya kabiri gukora mining nkunda kwibabwira umunsi ku munsi bisaba kwihangana. Hari abantu benshi bacitse intege muri umushinga wa Pi Network kubera ko mainnet checklist zabo cyangwa zira step 9 zituzuye, cyangwa ugasanga bamwe system yababaniye kuri step ya 8 ugasanga kubera kudahabwa migration cyangwa kubera ko atabonye migration agahita ko abishingukamo burundu akabivamo. Uyu munsi wa none rero urasabwa kwagitiva wallet yawe nk'uko system cyangwa kwa team ya Pi Network irimo ibidusaba. Nuza hano kuri Rinimowa uraza kubisangamo ahangaha, nuza ugakanda no kuri Rinimowa. Hari abantu batabisobanukiwe, ariko nuza gukora update ya Pi browser nuza kwinjiramo uraza kuza guhita ko ubisangamo. Ari na kwa team ya Pi Network iri bukuza ko umuntu wese cyangwa amakampani ashaka gukora KYB cyangwa ama exchange ni karibu rwose yakora ama KYB system, cyangwa kwa team ya Pi Network yaba confirma nabo bakitabira cyangwa bakinjira mu bikorwa bya Pi Network. Nongera kwibutsa abantu bashaka payi zo kwibikaho badashoboye cyangwa badafite ama exchange cyangwa ama exchange, cyangwa n'umuntu wese ufite ikibazo ashobora wenda kuvuga ati mfite payi zanjye reka mbe ngurishije wenda 1/3 cyangwa 1/2, urebe muri comment z'i video uraza kubonamo nimero yanjye ya telefone nkoresha kuri WhatsApp ndetse na group ya WhatsApp ujoininge winjire muri WhatsApp. Izo service zose ndazigufasha. Waba ufite Ruby coin cyangwa Pi Network ushaka kugura ukazibiko cyangwa ushaka kugurisha, ibyo byose ndaza kuba nagira ute nabigufasha. Rero umupayiniya wese waba wamaze gukora update, ariko update ni ingenzi nk'uko nababwiye application ya Pi browser numara kuyikora ukinjira muri wallet yawe, by'umwihariko abantu mutarapasinga KYC cyangwa abantu muri tentative KYC kubera ko abahawe migration ibyo biroroshye cyane guhita wagitiva wallet. Hari n'igihe batabigusaba. Hano urabona ko system iri kubwira ko ikintu cya mbere usabwa kubanza gukompleta KYC. Ngira ngo muri kwibona kwagitiva iyi wallet yawe ahangaha uri gusabwa gukora activate ya wallet yawe. Your wallet is not active until you are KYC. Nuga ngo wallet yawe ntabwo iri gukora kugeza igihe uzakorera KYC. This is a requirement for all wallet in order to transact Pi. Ngira ngo ako kantu murakumvise. Hanyuma no kuri kabiri aravuga ngo KYC with Pi. Nuvuga ngo icyo usabwa nyine gukora KYC ni ukuzuza zira step 8 zose ugategereza step ya 9. Hanyuma kuri step ya 9 ari nayo mpamvu nabwiye ngo nyuma yo kuzuza ibi bintu haraza gukurikiraho icyo twita migration, kubera ko twese nitumara kuzuza ibisabwa muri umushinga wa Pi Network, tumaze kuzuza mainnet checklist zacu, tumaze no kwagitiva wallet zacu kwa team ya Pi Network, ubwo ikizaba gisigaye no gukora guhereza abapayiniya migration igahera kuri bamwe batarahabwa migration ya mbere, kubera ko yavuze ko nitanga migration bazahera ku bantu bujuje step 8, step ya 9 yabo nayo ikagira ute ikaba iruzo cyangwa irarangiye. Muri make ngerageje kuvunagura aya matangazo cyangwa izi update nicyo kwa team ya Pi Network yagerageje kuvuga. Rero umupayiniya wese uri tayari cyangwa uri maso yite kuri account ye, akore activate ya wallet yiwe, akore update ya application, akore mining. Hanyuma nimba ashaka wenda kugura izindi payi cyangwa kuzibikaho byose birashoboka. Nimba wenda afite ikibazo ashaka kugurishaho nka 1/2 cyangwa 1/3 byose birashoboka. Izo service zose ndazigufasha haba kuri WhatsApp y'inyandikiye
iyo serivisi ndayiguhereza. Rero mukomeze mukande kuri subscribe hano kuri Mbarusha Mining TV, mufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV ya-uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane bakunze ba Mbarusha Mining TV.